majwi riruta iry'umwami wanjye. Mu mvugo zose numvise nawe uvuga neza nk'umwami wanjye. Mu majwi yose numvise nta jwi riruta iry'umwami wanjye. Mu mvugo zose numvise nawe uvuga neza nk'umwami wanjye. Arahumuriza, arakunda afasha abashavuye. Arahumuriza, arahumuriza, arakunda afasha abashavuye. Nimuhumure ntacyo tuzamuburana, nimuhumure ntacyo tuzamuburana. Satani w'umugome ambwira amagambo anca intege, ambwira ko ntazagerayo, ntazagerayo. Sigaho winyihebesha, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niyo mpamvu maramaje urugendo rwanjye, niyo mpamvu maramaje urugendo rwanjye. Arahumuriza, arakunda afasha abashavuye. Arahumuriza, arakunda afasha abashavuye. Nimuhumure ntacyo tuzamuburana, nimuhumure ntacyo tuzamuburana. Abo dufatanyije urugendo, nubwo duhura n'intambara, tugahura na byinshi biduca intege, ariko dufite umurengezi niwe ujya uturwanirira izo ntambara zose. Nimuhumure tuzanesha. Abo dufatanije urugendo, nubwo duhura n'intambara, tugahura na byinshi biduca intege, ariko dufite umurengezi niwe ujya uturwanirira izo ntambara zose. Nimuhumure tuzanesha. Arahumuriza, arakunda afasha abashavuye. Arahumuriza, arakunda afasha abashavuye. Nimuhumure ntacyo tuzamuburana, nimuhumure ntacyo tuzamuburana. Arahumuriza, arahumuriza, arakunda afasha abashavuye. Arahumuriza, arakunda afasha abashavuye. Nimuhumure ntacyo tuzamuburana, nimuhumure
Yes, arahumuriza, arakunda, afasha abashavuye. Baragira bati nimuhumure nta kintu tuzaba. Hano ni ku Bugingo Bwiza TV, jewe nitwa Hirwa Aime, turi kumwe hano n'abaririmbyi, abaramye n'abantu Imana ihamagaye muri iki gihe kugira ngo bakore umurimo wayo. Tugiye kubakira babibwire, hanyuma tugirane ikiganiro, mwumve uko bimeze, nimube kure yacu. Ariko nimba tubanye aribwo bwa mbere, turakwusaba kugira ngo ukore subscribe, hanyuma kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ducishaho umunsi ku munsi. Imana rero ibahe umugisha. Bagiye rero kutwibwira bavuga amazina yabo, hanyuma turaza gukomeza n'undi mwanya. Imana ibahe umugisha, reka tubakire. Murakoze. Nitwa Josua Vanessa Narda, umuririmbyi ndirimba Yesu. Murakoze cyane Vanessa. Haleluya. Amen. Mazina yanjye nitwa Narda wandi bacuranze wa Yesu. Murakoze. Nibyo rwose Narada. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amazina yanjye ni Rukundo Josue, nanjye nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana. Amen, amen. Okay, barakoze cyane. Turi kumwe na Narada, Vanessa ndetse na Joshua. Imana ibahe umugisha. Rero turabakira no ku Bugingo Bwiza TV, mwiyumvemo ikaze kandi mukurikiwe n'abantu benshi batandukanye. Uyu mwanya niwo abagiye kubakurikira na abantu benshi. Biravuga rero ko Imana ni ikintu gikomeye yakoze ikintu gikomeye, kandi no kwenda bizi neza ikiganiro turi bugirane kizafasha imitima ya benshi, uko indirimbo mutangiyeho muririmba ni indirimbo yo kuramya no guhimbaza, ariko kandi yubaka imitima, ihumuriza imitima ya benshi. Mwagize muti arakunda, afasha abashavuye. Muravuga ngo kandi nimuhumure nta kintu tuzaba. Rero reka tusenge Imana, hanyuma tunakomeze kuganira. Mana yera, turagushimiye kuko uri Imana nkuru, uri Imana ishoboye byose, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Uyu mwanya muri iki gitondo tuguhaye icyubahiro kuko wabanye natwe mu minsi itambutse, watugiriye neza, twabonye neza y'Imana. Niyo mpamvu tugihumeka umwuka bazima uhimbazwe. Mu izina rifite imbaraga, uyu mwanya turagusaba kugira ngo bane natwe muri iki kiganiro, kandi ufashe buri muntu wese, yaba ari nge, yaba ari abaririmbyi turi kumwe, yaba ari umukameramani turi kumwe, ndetse n'abandi bose badukurikiye. Ubahe umugisha, kandi usabye presence y'Imana kugira ngo iganze kuba kwiza kw'Imana kutugenderere, utangirane natwe, uze gusoza natwe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Reka rero twongere tubakire, baturirimba indirimbo imwe nanone, hanyuma tuze kongera kuganira mu mwanya. Imana ibahe umugisha, tubahaye karibu. Nyinshi suko muri nge inganzo yuzuye, niwumva nsubiramo ijambo rimwe gusa, suko muri nge amagambo yashize. Impamvu nimwe intera kuririmba mu mutima wanjye wuzuye amashimwe. Impamvu nimwe intera kuririmba umutima wanjye wuzuye amashimwe. naranyuzwe, isubiremo naranyuzwe, ibyo unkorera birenze uko nabivuga. Ineza ungirira n'urukundo unyereka, n'uburyo unyitaho, n'ukuri naranyuzwe. Isubiremo naranyuzwe, ibyo unkorera birenze uko nabivuga. Ineza ungirira n'urukundo unyereka, n'uburyo unyitaho, n'ukuri naranyuzwe. Isubiremo naranyuzwe, ibyo unkorera birenze uko nabivuga. Ineza ungirira n'urukundo unyereka, n'uburyo unyitaho, n'ukuri
biranyura. Yes, barakoze cyane. Ni ukuri naranyuzwe, urukundo n'ineza n'imbabazi byose Yesu atugirira biratunyura. Imana rero ibaho umugisha. Mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu. Murabona muri abaririmbyi ariko mujyaye umuntu atangiye igikorwa runaka bafite intego y'ahantu ashaka kugera cyangwa se ikintu ashaka kuba. Mwebwe intego yanyu ni iyihe? Ni ukuririmba gusa no guhimbaza Imana gusa cyangwa mufite n'indi ntego yo kuzagera ahantu kure? Wenda reka tuhere kuri Joshua nk'umuntu w'umugabo aribo banza kudusubiza kino kibazo, hanyuma n'abandi bagenda badusubiza umuntu ku giti cyiwe, ariko reka adusubize mw'intego mufite ni nk'iyihe? Murakoze. Kuri icyo kibazo, gahunda yacu cyangwa se intego yacu nyamukuru ni ukuvuga ubutumwa tukabukwirakwiza hirya no hino ku isi yose. Mu cyifuzo cyacu cyangwa se mu ntumbero dufite ni uko ibyo turirimba, ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo bwakwirakwira hose. Abenshi bagahinduka bakakira umwami Yesu Kristo binyuze mu bihimbano cyangwa se binyuze mu mpano Imana yaduhaye. Arakoze cyane. None se mukora nyine ni nko guhimbaza no kuramya kugira ngo muvuge ubutumwa bwiza, ariko cyangwa se murashaka no kuba abahanzi? Hari abashaka gukora umurimo w'Imana, kuko bura n'abahanzi nabo ni umurimo w'Imana baba bakora, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Mwebwe murimo murabikora uburyo bya gihanzi cyangwa se no kuvuga ubutumwa bwiza gutyo gusa? Ni mu buryo bwose. Mu buryo bwa gihanzi nabyo turabikora, gerageza guhimba indirimbo, no mu buryo bw'ijambo ry'Imana nabyo uko bidushobokeye nabyo turabikora. Yewe nishimye kandi n'abantu bazabona kino kiganiro nabo bazishima kubona umwana w'umukobwa ungana gutya. Ndatekereza atarengeje imyaka nka hagati narengeje nk'umunani cyangwa 9 aho ngaho, afite gitari arimo aracuranga aramya Imana anahimbaza Imana. Ubu tuvugana hari abantu bakuru ariko batabikozwa, bibere mu bintu byinshi banezeza, ariko umwana ungana gutya Imana ikamuhamagara akayitaba agakora Imana. Mw'abantu mwebwe murimo muradukurikira hano ku Bugingo Bwiza TV, ni ukuri iki kintu mugitekerezeho kandi nyine nawe ufata umwanzuro ko wakorera Imana. Kuba umwana ungana gutya akorera Imana akavuga ubutumwa bwiza, nekereza ko ari ikintu gishimishije kandi ari ikintu cy'imbaraga cyane gutera nawe guhinduka no guhindukirira umwami Yesu. Narada, amakuru? Umeze neza? Urumva umeze gute kuba uri ku Bugingo Bwiza TV? Urumva umeze gute mu mutima wawe? Ndishimye. Uragerageza uvuge cyane kugira ngo ndishimye kuba mwaje mukadukoresha iki kiganiro. Ndishimye. Urishimye. Imana iguhe umugisha. Narada, none se gucuranga ubundi wabitangiye igihe ki? Bijyaye? Mfite imyaka 9. Ubu se ufite ingahe Narada we? 11. Yamaye burya shaure n'ingome. Ufite 11 yose? Biba ngo umaze imyaka hafi 2 yose uri muracuranga. Imana iguhe umugisha. Rero natwe turakwakiriye kandi Imana ikwagura imbago, Imana ibakomereza amaboko, gufata umwanya wanyu mugakorera Imana, mu kubaha Imana, mukagenda mu murongo Imana ibashakaho. Ni ibyiciro cyinshi kandi nimutagwa isari muzasarura. Reka rero twongere tubahe indirimbo imwe, hanyuma turakomeza tunaganire. Urukundo rwawe Yesu, nkamwibirandenga nkabura uko mbivuga. Wiyambuye ubwiza n'icyubahiro wari ufite, urababazwa ucungurwe. Wiyambuye ubwiza n'icyubahiro wari ufite, urababazwa ucungurwe. Nzahora ushima kubw'ineza yawe, nyamamaze mu mahanga.
uzahora ku ngoma. La 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 Mwami w'abami usizwe hejuru ibihe byose, nawe usa nawe mwami, nawe muhanye uzahora ku ngoma. Baririmbyi bagize bati uhimbaze umwami w'abami ushyirwe hejuru ibihe byose, nawe usa nawe mwami uzahora ku ngoma ibihe byose. Ariko iki gitondo numva nezerewe kandi umutima wanjye uguwe neza kubw'indirimbo nziza z'Imana ndimo ndumva. Ntekereza ko abantu bazabona kino kiganiro nabo bazafashwa nk'uko nanjye nafashijwe. Hanyuma reka tubaze umwe muri mwe. Giovanni, tubwire nk'imbogamizi muhura nazo. Urabona iyo umuntu ari mu murimo w'Imana nk'uyu nguyu mukora cyangwa se mu bindi bikorwa runaka, hari imbogamizi nyinshi, challenges agenda ahura nazo. Mwebwe mu muziki, mu kuramya, mu guhimbaza, mu kwamaza ubutumwa bwiza, ni izihe mbogamizi muhura nazo? N'ibi bikorwa turimo byo guhimbaza Imana, imbogamizi tujya duhura nazo ni abantu baduca intege, batubwira ati ntabwo bivamo iki ni ahantu muzagera wapi, nyine ukumva biguciye intege, wabitekerezaho kuko wareba nawe uhagaze ukabona ntabwo bikunda. Ikindi kubura ibikoresho twakoresha muri practice mu gihe turi gukora repetition, tukabura n'amafaranga yo kuba twajyana muri studio ngo tube twaririmba izi ndirimbo zikabasha kugera ahantu kure kugira ngo abantu benshi babashe kumva ibihangano dukora. Arakoze cyane. Mwebwe mudukurikirana ku Bugingo Bwiza TV, murabona bano ni abahanzi kandi n'abana beza bakijijwe bashima Imana kandi bagerageza gukora umurimo w'Imana mu bwitange, kandi murabona nani murabyumva ko mu by'ukuri bafite impano yo kuririmba, bafite impano yo gucuranga. Mwabonye ko bano bakobwa bose turi kumwe bafata gitari, no musore afite seti arimo acuranga nawe kandi azina gitari. Ariko bafite imbogamizi, babura ibikoresho byo gukoresha mu gihe bari mu myitozo, babura amafaranga kujya muri studio. Mbese hari imbogamizi nyinshi bagenda bahura nazo. Nekeza ko wowe ufite umutima udukurikiye kandi ukaba ukunda ijambo ry'Imana, ukaba ukunda ubutumwa bwiza, ukaba ushaka kwamaza ubutumwa bwiza, nubwo utabona ubwo bushobozi, ariko ukaba ufite umutima wo kuba wagira neza, uko wafasha umuntu. Nekeza ko wafata umwanya ugatera inkunga bano bana, ukabatera inkunga, kandi inkunga yawe irakenewe. Nta nkunga iba ntoya, inkunga yose watekereza kugira ngo bano bana batere imbere byaba byiza kandi Imana yaguha umugisha. Rero mureke tubatere inkunga, tufashanye tubatere inkunga kugira ngo bagere kure, bamamaze ubwami bw'Imana. Rero Imana ibaha umugisha, ndabizi neza ko muzabikora. Abakunzi b'Ubugingo Bwiza TV, mwebwe muri mu Rwanda, muri hanze y'u Rwanda, mwebwe muhora mudukurikira umunsi ku munsi, mukunda ibiganiro dukora, mukunda ibiganiro tubacishirizaho kuri YouTube yacu, ndabizi neza ko uyu mutima muwufite kandi muzabigenza neza, kandi n'Imana izabaha umugisha. Ese iyo muhuye n'izo mbogamizi, ni gute mubihanduringa? Ni gute mugerageza kugira ngo nyine se mu Kinyarwanda buranda bivuga gute? Ni gute nyine mubasha kubimanaginga ku buryo kubitsinda izi mbogamizi? Abantu babaca intege ko ati nta hantu muzagera, dore mwebwe, dore hariya, dore iwanyu, nako mbese ubushobozi ntabwo muzabona n'amafaranga. Mugerageza kubyitwaramo gute? N'abana mwigana cyangwa se munaturanya muri quartier, iyo bagerageje kuvuga ati wowe Narada ariko ibyo bintu wihaye ni ibiki, ubasubiza gute? ababwira ni
uko mwabigira kose ntimwaca intege yego nyine ndabirengagiza. ariko bana urabirengagiza naradaga arabirengagiza kandi nibyo koko urabirengagiza ukabima amatwi ukikomereza. Joshua wowe n'abanyeshuri mwigana bakunze kukubona babona ucuranga babona uririmba cyangwa se abantu mu rungano rwawe ndetse n'abakuze hari igihe baduca intege, wowe uyitwaramo gute wihanduringa gute? ngiye ku ruhande rwanjye mbere na mbere ndihangana kuko ariko ijambo ry'Imana ribidusaba. Yego twihanganira ibitubaho n'intumwa byabibayeho kenshi cyane bagacibwa intege ndetse benshi banapfa bazira ubutumwa. Yego ariko twebwe dukwiye kwihangana, turihangana ikindi kigeretseho tugasenga dusaba Imana kugira ngo n'ibyo byose bibura tuzabashe kubigeraho. arakoze cyane, avuzemo ikintu gikomeye, ikintu bita gusenga. Gusenga burya ni umuti, gusenga nicyo kintu kibasha kudufasha kandi Bibiliya tuvuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza ko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Rero iyo tugiye imbere y'Imana tugasenga, Imana ibasha kubigeza neza, Imana ibasha kutwongera imbaraga ku bantu baduca intege, ikabasha navuga kubigizayo tugatambuka. Kandi muhumure, ibyo bikoresho bizaboneka uko iminsi igenda iza, uko ukora umurimo w'Imana, Imana izagenda ibateza intambwe. Nababwira muri aka kanya ngo nimucike intege, mukomeze mujye imbere, sibyo? Kuko ntabwo umuntu atangira ngo ahita agira kure, umuntu agenda gake gake kandi gake gake nibwo rugendo. Imana rero ibahe umugisha. Mwakoze cyane ku kiganiro twagiranye, Imana ibahe umugisha. Rero ndagira ngo dusoze ariko muturimbana n'akandi karirimbo. Kanyitanga imbere gira imbabazi iyo uza kunsaba ibitambo nta kiguzi nari kubona nk'igitambo wishimira n'umutima umenetse ndema mu mutima utunganye unyigishe guca bugufi buri munsi nabona ndagusaba unyobora buri munsi wandika amategeko yawe ku ndiba y'umutima wanjye buri munsi misemo guhoranyizwa misemo inzira y'agakiza buri munsi umutima utunganye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi
babo umutima utunganye wigije guca bugufi buri munsi ko naho najya nagufite ariko ndagusabye kugira ngo ujye uhora unyobora buri munsi. Reka tubashimire kandi tubifurize amahoro y'Imana kandi tubifurize iterambere ryiza. Ni ukuri muzatera imbere kandi nongere mbabwire ngo muhumure, Imana yacu niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Hanyuma ku bantu badukurikiye ariko bababonye bakumva bashatse ko babahamagara ngo muvugane muganire, hari n'ababahamagara kugira ngo batere inkunga, babona kuzihe nimero? Hari nimero ebyiri za MTN, hari 0788 75 57 50. Wanye ukoze subiramo 0788 75 57 50. niyo yindi wayivuga. Indi yo ni 0780 52 0091. Ikindi nyuma y'izo nimero ahandi mushobora kudusanga cyangwa se mushobora gusanga ibindi tugerageza gukora ni kuri channel kuri YouTube. Niho twigishiriza umuziki ku muntu ushaka kumenya gucuranga ibyuma by'umuziki ndetse no kuririmba, gushushanya, kubyina, nabyo biri mu mpano Imana yaduhaye. Aho rero iyo channel nta yindi ni Josh Music 250. Turabasaba namwe mukurikirane ino channel, mukore subscribe, munyarukire nanone kuri iyo channel naho mukore subscribe kugira ngo tujye tubana. No ku zindi mbuga ziye zitandukanye nko kuri Instagram ni Rukundo_Josue, naho hari ibindi bihangano bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Imana rero ibaha umugisha. Hano hari ku Bugingo Bwiza TV niho twari turi. Aba nabaririmbye nkuko mwabyumvishije kandi bakora umurimo w'Imana neza. Imana ibaha umugisha, nawe wafashe umwanya wo gukurikira kino kiganiro. Reka tukwifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza uyu munsi. Rero mwakoze cyane naho ubutaha. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ngiye yarihirwa Aime. Hanyuma hano ku Bugingo Bwiza TV twari kumwe n'umukameramani ariwe Edi mu masengesho. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.